Hello nshuti zanjye, ni Kaneza Mugabo again cyangwa se nanone mu kiganiro menya uhinduke. Ese twaba twatangiye guhinduka? Reka tugerageze duhinduka neza. Murabyibuka mu nyigisho ya mbere naravuze ngo intego y'ikiganiro menya uhinduke ni uguhinduka mu buryo bwiza. Ibyo utaruzi ukabimenya bikaguhindura kugira ngo utange umusaruro mwiza. Uyu munsi rero tugiye gukora inyigisho, turacyari kuri za ingredients, turacyari kuri za ntungamubiri zifasha urukundo kugaruka mu mwimerere warwo. Twamaze kurebera hamwe ukuri uko rusupportinga cyangwa se rwunganira urukundo. Twarebeye hamwe uko ubwenge bufasha urukundo kugaruka mu mwimerere warwo. Tugiye kurebera hamwe noneho icyo bita amarangamutima, emotions, les émotions. Amarangamutima yadufasha gute kugarura urukundo mu mwimerere warwo? Reka tubirebe, kandi ndazi ko ntawe utagira amarangamutima. N'ubu tuvugana emotions zawe deja zitangiye kugira uko zigukoramo. Birumvikana ko amarangamutima ni ikiranga umutima. Ibi ni bimwe biranga cyangwa se bigaragaza uburyo wishima, uburyo ubabara, uburyo wizihirwa, uburyo utinya ikintu, ubwoba, ni byinshi. Rero aya marangamutima nayo arakora umumaro ukomeye cyane mu kugarura urukundo mu mwimerere warwo. Ariko let me highlight this, cyangwa se reka ngire ako nsindagiraho neza. Iyo aya marangamutima akoreshejwe neza uko yabugenewe nibwo atanga umusaruro. Naho ubundi aya marangamutima yakwangiza byinshi ahubwo, kandi byinshi bikomeye. Amarangamutima ari sensible cyane, ni ikintu cyo kwigengesera cyane ku muntu. Ni bisanzwe ikintu cyose iyo kidakoreshejwe neza uko cyabugenewe nta musaruro cyatanga. Ibyo rwose birumvikana. Niyo watwara imodoka ukayitwara nabi, ntuyitware mu buryo yabugenewe, isaza vuba cyangwa se ikaba yana kwica ukaba urihekuye. Kandi icyo kintu cyakoreshejwe nabi ntabwo cyo kivuga, kirarengana kuko ni wowe uba wagikoresheje nabi. Ubundi science igaragaza ko buri kiremwa kigira amarangamutima, kandi ko ayo marangamutima agira umumaro munini cyane mu kubaka umubiri wacu, our body. Bifasha ya system immunitaire yacu cyangwa se immune system, ngira ngo niyo ubudahangarwa bw'umuntu. Kuko nk'igihe wagize emotion positive cyangwa se amarangamutima niba nayita meza, igihe waba wishimye useka cyane, bigufasha kongera iminsi yo kubaho. Murabizi niko bakunze kuvuga, kuko imitsi y'ubwonko bwawe muri ako kanya utuma ikora neza, ndetse n'imitsi igize umutima wawe ibasha kohereza amaraso mu mubiri wawe neza. Ibyo nabyo bikaza kunganira ikigaragara inyuma. Cyane cyane abize ya medicine barabyumva cyane, ni domaine yabo, ntabwo nayitindaho hangaha. Ariko na kantu gato nashatse kubereka uburyo amarangamutima aza ku mubiri w'inyuma nubwo yatagaragara. Nta baragira, nta buremera afite ngo umuntu amenye ngo amarangamutima mu muntu. Wowe tukurebye ufite amarangamutima y'ibiro 2, tuti wenda ufite amarangamutima afite ibara ry'umutuku. Hoya, ibyo ntabwo bigaragarisha amaso ya muntu, ariko tubibonera inyuma. Niyo mpamvu bakunze kuvuga abanyarwanda ngo akari ku mutima gasesekara inyuma. Ariko reka njye nibande, mvuye muri medicine kuko ntabwo ariyo domaine yanjye, nibande ku rukundo. Turebe uko amarangamutima akontribua cyangwa se akora uruhare runini mu kugarura rwa rukundo. Waruzi ko emotion negative cyangwa se amarangamutima mabi ari yabyara ubwoba, uburakari, agahinda, kwiheba n'ibindi. Nujya wumva ugize agahinda, uzajya umenya ko yabyawe na emotion negative yakubayemo, yagutinzemo, yafashe umwanya munini muri wowe. Nugira ubwoba uzibuke ko byatewe na za emotion negative. Niyo mpamvu abahanga hano bagira inama abantu rimwe na rimwe kwitwara cyangwa kwifata nk'abana, kuko burya abana ntacyo bajya batinya, boroshya ubuzima, boroshya ibintu. N'abana nyine, umwana ashobora kubona inzoka hariya muri we akaba yagenda akayikoraho, ntamenye ngo inzoka
nimbi ni umwanzi wanjye. Umwana ashobora gufata n'umutima mwiza akagenda agatwika costume ya se kandi ntagire kumva ko hari ikintu yakoze kibi. Ariko ntabwo mvuze ngo umuntu mukuru rimwe na rimwe yitware atyo agende nawe akore nk'ibyo. Ndavuga abana kwa kundi yuje ukagira icyo umuha, uzareba ukuntu umwana yizihirwa cyane umuguriye ka bombo ku muhanda kijana gusa, araseka akishima, ukabona ni nkaho yakubwira ati mami nzaguha inka kandi ari bombo y'ijana. Umwana aranezerwa cyane umufashe ukamushyira ku bitugu. Ibyo rero rimwe na rimwe icyo nshatse kuvuga, tworoshye ubuzima, tujye twisekera, tujye tworoshya ubuzima. Rimwe na rimwe tumere nk'abana nubwo bitadukundira bitewe n'ama activite umuntu aba afite ku munsi, ubuzima umuntu aba abayemo. Rimwe na rimwe hari ubwo bisaba nanone kwiherera ugahangana n'ubuzima. Ariko jya inama yanjye nuko nakubwira ngo menya uko ukoresha amarangamutima yawe. Menya ukuriya ucana radio iwawe cyangwa se television, ukamenya uburyo uregla volume. Ukavuga uti iyi radio ngiye kumva music cyangwa se ngiye kureba film, reka volume nyigeze wenda kuri 3 se urugero, ne kugeza kuri 7. Ninshyira kuri 7 birasakuriza abaturanyi ndetse nanjye ubwanjye amatwi yanjye araza kubangamirwa. Ukamenya uti ngiye gucana radio mu cyumba, ndi kumwe n'umutware wanjye, ndi kumwe n'umufasha wanjye, reka menye volume nkoresha. Ukaregla iyo reglage niyo ndiho ndababwira. Tumenye uko turegla emotion zacu muri twe. Urugero, nzajya mvugira mu ngero kuko ndazi ko ingero arizo zituma umuntu akurura neza inyigisho. Hari nk'abagabo bataha baguriye ba chéri babo umudamu we nka gift, akaba yaramaze iminsi abihiga avuga ati umugore wanjye ndashaka kuzamwemeza umunsi runaka, atari uko ari anniversaire, atari uko habaye evenement runaka, hoya gusa akavuga ati ndumva umugore wanjye ngomba kumugurira ikanzu nshya. Akagenda mu iduka mu mujyi byamuruhije, akayimanura akayibungabunga muri package yayibitse neza. Yakoresheje amafaranga ye wenda rimwe na rimwe ataranahagije, agataha mu rugo rwe ngo akore surprise chérie. Ubwo urugero, madamu nawe akaba ari mu rugo, ari mu bana se cyangwa se ari mu yindi mirimo, yahagera umugabo ati chérie akiri kanzu nakuguriye. Mu bushobozi bwe wenda monsieur ntabwo afite impano yo kumenya qualité runaka y'amakanzu y'abagore. We kuri we aziko yagiye akabona ikanzu, niba madamu asanzwe yambara ikanzu ndende yahisemo ikanzu ndende. Ntabwo yarebye ati iyi tissu ese ni bwoko ki, ni satin ntari bubikunde, ni veruru ntari bubikunde. Ibyo ntabwo yabivamo, ntabwo ari bwo ubushobozi bwe buri limited. Akayikuzanira cyangwa se ari umuhungu uguriye girlfriend we. Hano ndabwira abantu mu byiciro byose, sindeba abantu bashyingiwe gusa, ndareba namwe ba jeune mukundanye mukiri girlfriend na boyfriend cyangwa se fiancé. Ubwo yamara guha umukunzi we yakanzu, ugasanga madame arayifashe cyangwa se mu girlfriend ntagaragaza ibyishimo, ntamwereke ko rwose bimukoza ahantu. Kandi byonyine umugabo kuba yabitekereje yari ikintu gikomeye cyane, kugira ngo umugabo wawe, kugira ngo uwo musore mukundane azifate ajye mu maduka muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se aho ngaho mutuye mu ntara, ngo agende ngo agiye kukugurira ikanzu, wa mukobwa we, wa mudamu we. Icyo cyonyine kiba kikwiye kuvuga uti nukuri urankosoye mukunzi wanjye. Ahubwo ugasanga urayifashe uratangiye, yewe mbega ikanzu ya pirate chérie, ubu koko wayiguriye he? Urumva ukuntu muciye intege. We yaje yicinye icyara, wenda hari n'umugabo mugenzi we yahamagaye ati sha uyu munsi umugore wanjye namukosoye, namuguriye ibi nibi. Nawe uratangiye uti ni pirate, yayiguriye he? Mu by'ukuri emotion zawe uriho urazibloka wowe madame, my sister. Ntabwo kuba byonyine igihe yakwerekaga tuvuge emballage cadeau ataravanamo ngo umenye icyo ari cyo, nzi ko umutima wawe wahise ukubwira nono chérie iki ni cyanguriye. Emotion zatangiye kuzamukamo gato. Arafunguye, ubonye ko ari ikanzu, wowe ubwonko bwawe wise bwihutira kureba kuri qualité.
urahubutse urihuse cyane aho kubanza kuguma hahandi wari utangiye kuvuga uti wow hano harimo iki, iyi box irimo iki, aho guhise ako kanya ureba kalite, ushatse kumenya magazin baguriyemo, ushatse kumenya price, n'abat stress abagaba ako kanya ati sheri mbabarira umbwire ubu wayiguze 1000 bingahe, ubu koko ninde wakugiriye inama. Ibintu nk'ibyo uba wowe madamu mbere yuko uhungabanya umukunzi wawe, uwo musheri wawe, wowe madamu urihura bloka emotions zawe, urihura bloka naturalité yawe uko waremewe, urihura byica. Ni byiza kuyibona ukayifungura, details zikaza kuza nyuma. Tujye tumenya ikibanza n'igiheruka. Birababaza kuba ikintu cyari kuba Z kiba A, icyari kuba A kikaba Z. Ubundi wagombaga kuyireba ukavuga uti merci beaucoup mon amour, ndishimye cyane, mbega ikanzu nziza uranyemeje, subu wabitekereje ute, ndishimye. Nyuma niba koko ubona ko ari ikanzu ya pirate utazajyana muri babagore b'inshuti zawe mami zagusebye, ugahengera nyuma y'amasaha menshi ukabamubwira uti rwose inshuti yanjye nkunda aka gakanzu, ukamenya uburyo ururi mukoresha. Ariko wabanje emotions zawe waziretse zigakora, ndetse n'inshuti yawe ntumwice amarangamutima ye. Uzi ko mwe nabo bantu kubera kubloka cyane emotions zabo, abagore nkabo, abakobwa nkabo, cyangwa se abagabo, birashoboka ko madamu yaba ari we wagukoreye same thing, akavuga ati ndagiye mu mujyi ngiye gukorera surprise umugabo wanjye urukweto rwiza, warakoze savings amezi nkane ukaruzana ukarumuha, umugabo akarureba aho kwishima, aho kubibyinirira, nyine ukabona asa nk'abiciye amazi, umugani w'amaterme y'iki gihe. Mwe nabo bantu babloka emotion, uzi ko iyo ukomeje kuzibloka cyane, uzi icyo bibyara iyo ukomeje kubloka emotion nk'izo, bibyara imyumvire n'imyitwarire itari myiza. Ba bantu bita ba pessimiste. Pessimiste abafaransa bayisobanura batya ngo c'est une personne qui possède une attitude négative devant les événements de la vie. Muramwumva uwo muntu ni umuntu uhora uri negative, ni umuntu uhora uri muri no, ni umuntu uhora uri muri yewe ibi ntabyo, ni umuntu uhora mujya ahantu wamwereka uti oh dore iriya nzu bubatse, buriya se ni nziza, ngiye kiriya gisenge sinagikunda. Pessimiste. Cette personne, elle possède toujours l'attitude négative devant les événements de la vie. Niko bayisobanura. Kandi njya ndashaka ko tuba aba optimistic people. Optimiste ngo c'est une personne qui possède une attitude positive devant les événements de la vie. Wa muntu uhora uri positive. Turi muri guma mu rugo, ntahita avuga ati yiwe isi irashize, ubu koko ibi ni iki leta yadukoreye. Leta se niyo yazanye covid, leta niyo yishimiye kuvuga ngo ngaho ni mugende mukore, ariko buri munsi abanyarwanda 2020 mupfe. Ahubwo wowe be positive, amarangamutima yawe wiyajyana buri gihe mu kuba negative, kuko iyo buri evenement ukavuga negative ibiragenda bikakwica byanjye bikunde mu bwonko. N'umugabo reka muvuge, umugabo n'umugore bashobora gutaha ubukwe, wa muntu uri pessimiste bakicara, madame ako kanya akaba aratangira ati sheri wamboneye iyi decoration ya fake pe. Pessimisme yarakubase. Ubwo umugabo arabigenza ate? Nta nubwo umugabo azi decoration y'ibintu bya mariage, arakwikiriza nyine kubera kubura icyo gusubiza decoration se nimbi gute. We kuri wabona yari ibyo ko mwatashye ubukwe, mwagiye gukora evaluation ya decoration koko madame. Menya uhinduke. Iyo pessimisme yawe gerageza uyivanemo winjizemo optimisme, kuko kuba optimiste ni byiza cyane. Hari n'abagabo bataha, madamu nawe ntako atagize, wenda yaguze amashuka meza, yaguze couvre-lit nziza bishyashya, icyumba aragishashe, aragitunganyije, uratashye. Nawe messieurs nta kintu wiboneye, kandi ubwo madame expectingaga ko winjira ukavuga wow mbega hano heza, mbega icyumba cyiza, none ni Marriott niki. Nawe messieurs gerageza iga ukoresha amarangamutima yawe, tutabeshye winje muri icyo cyumba ubona nta kintu cyahindutse.
uribaza kuba impumyi kugeza ubwo winjira couvre mu mwari mumaze tuvuge nk'ukwezi muryamaho madame ashyizeho inshyashya ntabyo ubonye, ama emotion uba warayablotse kugeza ku rugero inshuti yawe mugenzi wawe icyo akoze cyose ntacyo ubona, wabaye impumyi. Twige kuba optimiste kuko birashoboka, tube positive kuri buri evenement ivutse kugira ngo emotion zacu zikore. Dukomeze kwishakamo gucana rya tara rya optimisme muri twebwe. Usibye ko kubana ni ukumenyana, iyo ubana na mugenzi wawe ugira low rate of emotions, ndavuga ba bantu, hari abantu muri bo amarangamutima yabo akora ku kigero cyo hasi cyane, niyo wazana sinzi imodoka navuga y'ubwoko butangaje kuri isi ukayimuha, ari we wa mbere wigize muri uru Rwanda, yewe n'umwami n'abaperezida nta n'umwe uyifite, ukabona amarangamutima ye akoze ku kigero cyo hasi. Icyo gihe umugore wawe, umugabo wawe niba ateye atyo, bimufashemo, mujye muganira kenshi. Hari ubwo yaba yarabitewe n'ibihe na family babayemo yakuze ate, muganirize, mufashe, yige gukoresha emotion ze, yige kwishimira ikintu, ye kubibloka kuko arabibloka cyane akavunika. Ntawe utagira emotion, mbisubiremo, emotion ni ngombwa cyane. Twizikwepa gusa tuzikoreshe neza, ntukisuzugure uti oya sinshaka kumwereka ko nashyushye nahinze na oya. Niba inshuti yawe igukoreye surprise, ikuguriye ikintu runaka kandi wari ubizi ko ugikeneye, emotion zawe zirekure. Of course tutekse emove ntibirengere, regla neza nkuko navuze ngo ukuregera radio yawe utayivuza ngo abari mu karere ka Kicukiro ni buri muri Gasabo bayumve, kumenya kuyicana neza nazo zicane neza muri wowe. Ikindi emotion zishobora kugukoresha amakosa, ariko iyo uzisembuje bwa bwenge ziguha umusaruro mwiza. Urugero, hashobora kuza mwene wanyu cyangwa se petit frère niba ari mu rugo rwawe, wowe uri umugabo, akaza kagutakambira ko yagize ikibazo cy'amafaranga runaka, akagutera shida, dore ko ariko babyita ikomeye. Ako kanya ugahita ugira amarangamutima, udasesenguye neza, umenye niba ibyo akubwira ari ukuri, ukabura yamuhaye, ejo akaba ari bwushatse gusesengura, ukamenya ko yakubeshyaga. Birakurakaza ugasanga birabashwanishije, ndetse hari n'abavandimwe batana burundu. Nukubera iki? Nuko icyari A wakigize Z, icyari Z wakigize A. Wagombaga kubanza gusesengura, wagombaga kubanza kumubaza mukaganira ukamenya ibyo ari byo. Wewe emotion zagukoresheje amakosa nizo zakuhaye gufata icyemezo, none ujya gusesengura ejo. Ibyo bintu dukunze kubikoramo amakosa cyane, ugasesengura nyuma. Uzarebe yuko hari abantu ngo babajura mu muhanda, ngo muhura, ngo agiye kugutuburira, ngo zana ngo afite diamant, aho gusesengura ugira impungenge, uhita ubikora amafaranga ukayamuha, ukajya gusesengura nyuma. Iyo mutandukanye mu minota nk'ibiri, nibwo uvuga uti hakusuriya muntu ibyo ambwiye nibyo. Ugasanga turababeshyira ngo ni imyuka, ngo baduteyemo ngo imyuka shitani, ngo sinzi iki. No, itoze guhora usesengura mbere yo kwemeza, mbere yo kudesida. Aha niho emotion zishobora kugukoreshereza amakosa. Cyangwa umusore ukabura uratereta umukobwa, emotion zikakuganza, ntushake no kumenya family ye. Iteka ugahora umwemvita, mwisohokera mu restaurant, mwisohokera mu party y'aba friends banyu, mbese emotion zarabaye emotion. Urebera inyuma waratwawe, ntushaka kumenya, uhora umucyura, yeguzi ko batuye ahantu runaka ariko n'imbere ntuzi uko hasa muri gate, ntuzi afite ababyeyi bomba, afite abavandimwe bangahe, ibyo ntabyo ushaka kumenya. Wowe urangajwe inshinga no guhora mwisohokera. Ibyo rero ni ikibazo. Twige neza icyo bita emotional intelligence bavandimwe. Iyo nizajya idufasha kubalansa emotion zacu. Emotional intelligence ni igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Daniel Goleman, tuza kurebera hamwe mu kanya, kikaza kudufasha kubalansa ya emotion yacu kugira ngo tutazajya dukora amakosa. Yego nshuti zanjye, turi kumwe mu kiganiro Menya Uhinduke. Turiho turiga ama emotion, amarangamutima, uburyo adufasha mu kugarura urukundo mu mwimerere warwo. Twe tugeze
aho icyo twita emotional intelligence idufasha cyangwa se intelligence émotionnelle, uko twayibalansa muri twe ikadufasha kumenya amadecision, ibyemezo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tujya hose mu kintu icyo ari cyo cyose nabo tuba turi kumwe. Nanimbabwiye ni hari igitabo cy'umugabo witwa Daniel Goleman wanditse icyo gitabo cyitwa Emotional Intelligence. Ndakibakundishije abakunda gusoma, peut-être hari n'abagisomye, please mwongere mu gisome, ni igitabo cyiza cyane kuko emotion iyo zibaye nyinshi muri wowe nta bwenge ubona umusaruro utari mwiza. Nanone ubwenge bwabaye bwinshi cyane, babantu usanga bahora batekereza ibintu bihanitse, biherera bajya mu mashyamba, bari très sérieux, bahora bafata ibintu byose mu buzima bukakaye, abo nabo si byiza, nta musaruro bagira. Amarangamutima urumva ko baba bayazimije muri bo. Ariko psychologie yo ifite icyo ivuga kuri intelligence émotionnelle, nuko ari ni definition mu rurimi rw'igifaransa, muri hangana ariko wenda turagerageza tuze kuyisemura. Abapsychologue bo intelligence émotionnelle bayivuga ko bagira batya bati l'intelligence émotionnelle réfère à la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes. Murumva ko ya intelligence émotionnelle akamaro kayo igufasha kwishakamo ubushobozi bwongera kumenya reconnaître, hari ukuba wari usanzwe uzi ariko kongera kumenya. Ni nk'ibyo turiho turigana twese kuri iyi channel yacu yamenye uhinduke, nta gishyashya mu by'ukuri ndavuga, ni nko kuba kwitura, ni nko kongera kubibutsa kuko ibyinshi murabizi. Rero intelligence émotionnelle yibanda mu kongera kumenya no kongera comprendre, ukongera to understand, ukongera kumva neza et maîtriser ses propres émotions, ukabasha ya marangamutima yawe kuya maîtriser. Wenda muraza kumfasha muri comment aho hasi iryo jambo uko naribonera ikinyarwanda cyiza, ariko icyo nzi cyo nuko bashatse kuvuga urongera ukimenya, ukiyumva uko wabasha kubana cyangwa se gutwara amarangamutima yawe ndetse ngo n'ay'abandi. Birumvikana iyo umaze kumenya amarangamutima yawe uko uyakoresha, uko uyakinisha, uko uyacana ryari uyazimya, n'ay'abandi uzamenya uburyo ubana nabo. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane, niyo mpamvu umutware wawe, umugabo wawe cyangwa umufasha wawe ari we mugore wawe, niba hari ikintu akoze emotions zabaye nyinshi cyane, ino definition iyi nama abapsychologue batubwira, ntabwo uzavuga uti umugore wanjye arakabya, arashyanuka, kuki atishima, kuki umugabo wanjye agira atya. Tu vas comprendre ses émotions, tu vas reconnaître ses émotions, tu vas maîtriser ses émotions. Ni byiza cyane ko intelligence émotionnelle tuyikoresha ahantu hari hose mu kintu icyo ari cyo cyose. Niba ugiye kurambagiza umuntu, intelligence émotionnelle uzayikoresha. Ese mwibwira ko iyo umugore yarinze afata icyemezo cyo guca inyuma umugabo we biba byapfiriye? Ni iyi intelligence émotionnelle. Hari facteur nyinshi cyane twakwita intandaro zo kuba uwo mudamu yafashe icyo cyemezo cyangwa se uwo mugabo waciye inyuma umugore we, ariko byose aho ruzingiye nahangaha amarangamutima we ye n'ubwenge bwe. Ni umunzani neza, uko umunzani wawushyiraho ibintu bibiri ibumoso n'iburyo kugira ngo ubone ko byuzuye, ni uko ibumoso n'iburyo hangana 50-50. Rero kugira ngo umugore ace inyuma umugabo we, ugasanga wenda wa mugore aryamanye na boss we mu kazi, uzi kiba cyabaye, emotion ziba zazamutse cyane, hari akantu aba yararikiye kuri wa mugabo, ubwenge bukaba down. Reka mbigereranye mu mibare, iyo umugore cyangwa umugabo aciye inyuma inshuti ye, umukunzi we, umugabo we, papa w'abana be niwe mwaragize umugisha wo kubyara, mama w'abana bawe niwe mwaragize umugisha wo kubyara, nta kindi kiba cyabaye. Ni ukuvuga ngo wa mugabo wundi cyangwa wa mugore wundi mwahuye hanze, mwaganiriye gahoro gahoro, uko iminsi igenda
emotion zafashe intera ndende muri wowe, zagiye ziratumbagira zigera nko kuri 80%. Ubwenge buramanuka buba nko kuri 20%. Nturiho, ntugitekereza. Bituma ejo muhura, mukora ibyo mukora, wibagiwe ko uri mama kanaka cyangwa papa kanaka. Wibagiwe ko uri married, ufite isezerano. Nuko emotion zakubanye nyinshi. Intelligence nayo yibaye nyinshi, nabivuze ntabwo ari byiza. Hari ubwo couple usanga mu rugo yari ka weekend, mwe mubonye umwanya wo gukina, mwe mubonye umwanya wo gukora ama blague, ariko monsieur cyangwa madame ari concentré, nibwo ari hareba BBC, nibwo ari hareba ibintu runaka, nibwo agiye gukora business kandi harashize iminsi 5 ayirimo, madame akamubura. Ibyo nabyo si byiza. Mbese tugerageze tu balance, kandi birashoboka cyane. Ntabwo bigoye, byose n'ubushake. Gushaka n'ugushobora. Murakoze rero, inyigisho y'uyu munsi yari amarangamutima yacu, tumenye uko tuya drivinga, amarangamutima yacu yafate kwa kundi utwara voiture manuelle. Murabona manual car, ugomba kandagira kuri embrayage na accélérateur iyo ugeze ahantu hari umusozi. Nure kuri embrayage gato, imodoka iramanuka. Ni wa accelera cyane utafashe kuri embrayage, biraza gutera ikibazo, uragonga abantu. Kugira ngo imodoka uyibalance neza, uri nko muri embouteillage, bisaba kubalansa embrayage na accélérateur. Siko bimeze bantu mutwara ibinyabiziga. Ubuzima bwacu rero, yama emotion na intelligence, yamarangamutima n'ubwenge bwacu mu rukundo, mureke tubifate, kimwe kibe embrayage, ikindi kibe accélérateur, tubibalance. Maze murebe ngo urukundo ruraryoha. Yaba ari abantu muri single, murebe ngo urukundo ruraryoha, muzakora ubukwe buryoshye cyane. Yaba ari mwebwe mushatse, murebe ngo urukundo ruraryoha, n'umunyenga. Kandi twibuka ko niba mwaragize umugisha, bamwe muri mwe mudukurikiye mwarabyaye, muraba muri wo murabera role model abo bana banyu. Ibyo mufite nibyo mwabahaye, nabyo nibo bazaha abandi, biba umurage. Generation zizaza zizaba ari generation zisobanukiwe neza. Mwe kubana kubera gupfa ngo kubana ngo reka kurana byareka mfe kubana. Hoya, birashoboka. Murakoze rero, ubwo reka mbahe umwanya kugira ngo musesengurize inyigisho. Nika neza mugabo, mukomeza gukora ama comments, mukomeza gukanda like, mukomeza gukora share, kandi nkomeza gushimira cyane rwose abakomeje kunyereka ko muri kumwe nanjye, cyane cyane les diaspora rwose. Merci beaucoup. Bien sûr nabi wacu i Rwanda mwe turi kumwe rwose, ni ngombwa. Ubwo nakagaruka iyindi vitamine vuba hano.